ni Martin Luther. Wiyambuye ikanzu y'ubusaserdoti akiyemeza kurwanya inyigisho za Kiliziya Gatolika. Uyu se umubyara yashakaga ko azaba umunyamategeko, ariko Luther we yihitiramo kuyoboka inzira ya Nyagasani. Nyuma yo gufata icyemezo cyo kuyoboka Imana, Luther yinjiye mu muryango w'abihaye Imana w'Aba-Augustin, ukaba ari umuryango ukomeye kandi ugendera ku mategeko akomeye. Aca bugufi bamwambika ikanzu y'umweru y'abihaye Imana, arahira kuzagandukira Kiliziya ubuzima bwe bwose. Agakiza k'umutima we niko kari kamushishikaje. Bakoraga ibikorwa byinshi byo kwibabaza, nko kurara mu rubura, kwikomeretsa, ndetse no kwiyambura ibindi by'isi si itanga, mu rwego rwo kwigana ububabare bwa Yesu Kristo yanyuzemo. Yahoraga atinya ko atazashobora gushimisha Imana cyangwa ko yazabura umwanya mu bwami bw'ijuru, kuko yiyumvaga nk'umunyabyaha buri gihe. Mu mwaka w'1510, umuryango wa Luther yabagamo waje kumwohereza mu murwa mukuru wa Kiliziya, umurwa mukuru w'Ubukristu, i Roma kwa Papa. Urukundo rw'ibintu kurusha Imana rwasaga nk'uruganje i Roma, nirwo rwababaje Luther cyane. Yagize ati, umunsi umwe nigeze kumva umupadiri avuga ati, nibasoze iyi misa vuba. Ubundi numva undi avuga ati, Ukaristiya ni umugati kandi uzahora ari umugati. Martin ngo yatengushywe na Roma. Roma yari yaramwigishije ibyo yari azi byose kuri Kiliziya, ariko yagerayo agasanga ibyo bakoraga bihabanye n'ibyo bamwigishije. Martin Luther yaje kuvumbura ukuntu Kiliziya yakuraga amafaranga mu bakristu bishyuraga ngo basure imva z'abatagatifu, ahari ibisigazwa by'imibiri y'abahawe Imana. Uwishyuraga aya mafaranga yabaga atanze ibyitwa indulgence, kandi ngo gusura iyi mibiri byagabanyirizaga umukristo igihe azamara muri purgatoire. Purgatoire ni ahantu roho z'abantu zogerezwaga zigakurwaho ibyaha bakoze mbere yo kujya mu buzima bwiza bw'iteka. Abakristo ba kera rero bishimiraga kwakira aya mahirwe, ari nako Kiliziya yishimira kubasaruramo amafaranga. Bwa mbere nibwo Luther yari atangiye gushidikanya ku nyigisho zatangwaga na Kiliziya yari amaze kwiyegurira. Yari atangiye gushidikanya ko Roma itagihagarariye ubukristo mu isi. Yari amaze kubona ko bamwigishije inzira ubwabo batakiyikurikiza. Mu 1511 yoherejwe kuba mu nzu y'abihaye Imana ahitwa i Wittenberg, aha yahamenyaniye na Yohana waje no kumuha akazi ko kwigisha Bibiliya muri kaminuza ya Wittenberg. Kubera gusoma ibindi bitabo bitari inyandiko za Kiliziya zanditse mu Kilatini gusa, Luther yatangiye gushidikanya ku masomo yose yahawe na Kiliziya. Yatangiye kumva ko umuntu adakenera idini rigendera ku mategeko yashyizweho n'abantu, kandi ko umuntu adakenera umusaserdoti nk'umuhuza we n'Imana. Yabonye icyangombwa ko atari isano iba hagati y'umuntu n'idini rye, ahubwo ko ari isano iba hagati y'Imana nawe. Yari amaze kubona ko indulgence zari ikinyoma cya Kiliziya. Indulgence yari nk'itike ijya mu ijuru. Kari agapapuro waguraga amafaranga runaka bitewe n'ubushobozi bwawe. Aka gapapuro kari gafite agaciro k'imbabazi z'ibyaha wabaga gafite. Kari gafite agaciro kuko washoboraga kugurira n'abapfuye. Urugero, mwene wanyu yarapfuye apfanye ibyaha, washoboraga kukamugurira, ako kanya ukaba umujyanye mu ijuru. Ibi ngo byabaje Luther cyane, kuko abakristo bari basigaye baza kumureba bakamubwira ko badakeneye kwicuza kuko babaga bafite impapuro z'imbabazi. Washoboraga gucumura uko ushaka kose kuko ufite imbabazi zigendana. Aha niho Martin Luther yafashe umwanzuro wo guhaguruka akarwanya Kiliziya yari yarahiriye kuyoboka. Ijoro ryo kuwa 31 ukwezi kwa 10, 1517, Martin yanditse urutonde runini rw'ibyo yaregaga Kiliziya. Ingingo 95 zose zamaganaga imyitwarire y'umushumba wa Kiliziya no kugurisha indulgence. Uru rutonde rumanika ku muryango wa Kiliziya i Wittenberg. Haratangiye kurwanya ku mugaragaro Kiliziya Gatolika, kandi igihano cy'ibi ngibi cyari urupfu. Papa yaje kumwirukana muri Kiliziya ndetse anamusabira igihano gikomeye. Luther yahise yigira inama yo gushyira amabanga yose ya Papa hanze. Asobanura mu nyandiko uburyo Roma yakuraga amafaranga menshi mu Burayi mu buryo budasobanuye, n'ibindi byinshi Papa Leo X yakoraga. Ibyo byatumye Luther yikura mu nzara za Papa.
intumwa papa yari yahawe inzandiko zirukana Luther muri kiliziya, hari aho yageraga igasanga abaturage barinangiye baramaze gucengerwa n'inyigisho za Luther. Luther yaje kwandika indi nyandiko nshya, La Captiva Babylone, kuboherwa i Babuloni. Muri iyi nyandiko Martin avuga ko kiliziya yashimuswe maze igafatirwa bugwate mu mujyi wa Babuloni kandi ko ikeneye kubohorwa. Yari atangiye no kwamagana uko amasakaramentu yatangwaga. Martin akurikije Bibiliya yemeje amasakaramentu 2 gusa, umubatizo ndetse na Eucharistia, andi ngo nayo kiliziya yishyiriyeho akwiye kuvaho. Yaje guhaguruka i Wittenberg yerekeza i Worms kwisobanurira imbere y'inteko nini y'abategetsi n'abami bategekaga i Burayi. Luther arazi ko kurokoka kwe biri buturuke ku itorero ry'inteko yose. Uwari uhagarariye papa yasabye ko Luther yakwisubiraho ndetse akavuguruza ibyo yanditse byose. Luther yahagaze wenyine imbere y'ingufu za kiliziya n'imbere y'ingufu za leta. Luther yaratsembye yanga kwisubiraho ndetse no kugira icyo ahindura mu byo yari yaranditse. Nyuma yo kumvwa n'abategetsi, Martin yemerewe gusubira mu cyumba yari acumbikiwemo, bamubwira ko bazamutumaho mu gitondo ngo bamumenyeshe imyanzuro yafashwe. Kuri we yumvaga ko ari bufatwa kohereza i Roma akicwa, ariko abonye igisubizo gihwanye n'ibyo yibwiraga. Luther yaje kurekurwa atangira guhindura Bibiliya ayivana mu Kilatini ayishyira mu Kidage. Inyigisho za Luther zakwiriye hose mu Burayi. Abantu benshi harimo abapadiri n'abandi batangiye kuva mu makiliziya bakigendera, abandi bahitamo kwishakira abagore. Luther yatangiye kujya afata ijambo muri za kiliziya akabwira abigomeka ko bakwiye kurekera ahubwo bakita ku gakiza ka roho zabo. Iyi ari Connect with Us, nari kumwe na Jojo, naho ubutaha.